uyu si umugabo tuguriraga inzoga yabaguriraga inzoga uyu si umugabo tuguriraga inzoga yaranga kuva ryari uyu mugabo yarimo atugurira inzoga yaranga kuva ryari uyu mugabo yaje atugurira inzoga amakesi menshi cyane turanywa uyu mugabo haciyemo nk'isaha eshatu atugura inzoga afite amafaranga menshi muri iki gikapu yari afite amafaranga menshi cyane ariko arimo atugura inzoga ahangaha twese yari menshi cyane ayafite muri iki gikapu ariko twari turi kumwe n'izi nzoga niba wari umuzitugurira ndumva ari ubuvangikanye bwabyo. umwana ufite agahinda kenshi turagira ngo mumufashe azana amafaranga batwaye kandi nkuko musanzwe mubikora ababyeyi mu bidufashemo kugira ngo amafaranga yagaruke. niko shaka ko bityo byashaka ko bakwita shaka ko none shana nakubaza amazina yawe Annette shaka Yes, ndabasuhuje nabahaye nikaze mwe mukurikira ubuzima nyabwo TV nubundi turi kwa muganga Matovu yaduhamagaye hari umuntu ufite ikibazo gikomeye cyane aho agiye kumufasha tujye gukurikirana umuhango n'umugenzo wo gufasha nubundi uwo muntu turi uko bimeze mbere na mbere Matovu umeze neza muganga tumenyeranye ndaho meze neza nkuko musanzwe muntura meze neza nta kibazo yegura amahoro cyane waduhamagaye ati hari umuntu ukeneye ubufasha ariko nshaka ko noneho mufashiriza mu maso ya rubanda mwese mubibona mubone imbaraga gakondo n'imigarurizwa y'ibintu byose muri rusange bimeze bite we nabahamagaye hari umuntu wambwiye ko afite ikibazo bamwibye amafaranga ambwira ko ari umugabo we yamusigiye umugabo we ngo ntahaba arambwira ngo nimufashe nimamvuze ndeka noneho mbikore mu maso yanyu mwese mubireba kugira ngo nawe n'undi muntu wese ukeneye ko cyangwa se ufite icyo kibazo atazajya yumva ko ikibazo cye ntaho cyakemurirwa kwa Matovu harahari. Yego sinzi wenda nimba wanyemera nkaba naganiriza uwo wibwe ho gato akambwira imvo n'imvano cyangwa se wenda niba mwabikora mu rame tukabyumva muri rusange. Wamubaza nta kibazo turi kumwanga niyo mbona bamagaye tugiye kubikorera ahangaha amafaranga ye bamutwaye agarurirwe hano nta kibazo kirimo tumwere kwa mutwariye amafaranga. Yego so mbere kwenda umugenzo utangira ndi ku gicumbi cy'abakuru reka nganire gato n'uyu mubyeyi no mubyeyi ubona ko ufite agahinda kandi birumvikana cyane burya kutakaza amafaranga ni ibintu babitoroshye cyane mama umeze neza ndaho gahoro niko umunyarwanda mera burya ngo imfura ishiragirisha birumvikana cyane ni igihombo gikomeye cyane byagenze gute kugira ngo ubure amafaranga angana nkayo muganga Matovu ambwiye nasize amafaranga mu cyumba ngiye kuyajyana kuri konti kuko ari kubakisha ngeze muri salo nza kuvuga ko nasize nafunze mba ninjiye mu cyumba mba ndayabuze ndangije mbura icyo nkora mba ndabajije bandangira ko hari umuntu wayangaruriza witwa Matovu mfata umwanzuro wo kujya kumureba kuko nta kindi kintu nari gukora uburonda hageze ndi kumva nataye umutwe sunda akora iki kuko waba se uri ukeka wenda waba wayatwaye cyangwa ni umukozi wanjye nakoreshaga mwari musanzwe mubana ubona afite imico nk'iyo mibi hoya ntabwo nayibonaga ariko ubu ngubu niwe twari turi kumwe mu rupangu nta wundi ugize winjira kandi ubu kugeza ubu yagiye. Yego okay so munyemere abakunzi bacu mudukurikiye dukurikirane umuhango cyangwa se migenzo kuri muganga Matovu turebe niba imbaraga ze twumva avuga niba imbaraga zishobora kuba zagaruza ibintu by'umuntu miliyoni ziyakoresha mpani n'amafaranga atari make cyane ariko ntababeshye pe myizerange bahasi cyane tureka turebe wenda ko hari icyo muganga yakora ndaba mpari kugira ngo nkurikirane operation yose koko nimba ari ibikorwa cyangwa se ari bishoboka adukurikiranye umuhango ugiye kubera hangaha ubwo ahari butangirire aratwereka tubwire turebe nibijyanye n'uwo mujura nimba ari gufatwe koko ase koko tubyizere biraba koko utabuduhamagariye ubusuka ugiye gusera imbere abantu muganga oya na umvagiye nababwiye ko ndi umuganga gakondo kandi nakubabwiye ko maze imyaka irenga 23 kubwo ubuvuzi gakondo data yansigiye nuvuga ngo ibyo dukora ni ibintu bibaho kandi byemewe niyo mpamvu nabamagaye kugira ngo dukura abantu mu rujijo hanyuma dufashe no mubyeyi uko nyene bamwibye ibintu byo urabona ko afite akababaro kenshi ariko byari byose nawe ndagira ngo nibwo akingana kugira ngo ntabwo arambwira imva n'imvano neza nanjye myumvise kuriya ariko ndatangira no kugira ngo twinjire mu gikorwa nyirizina
mubwira uko ikibazo kimeze. Niko madame? Ngaho mbwira ikibazo cyawe uko kimeze. ndi mu cyumba ndasohoka ngiye muri salo nsize amafaranga mu cyumba umugabo yamaye miliyoni 5 ngiye kuzijyana kuri konti kuko zari zo kubakisha. Ninjiye mu cyumba ndazibura. Zari miliyoni 5. Mpamagaye umukozi ndamubura kugeza na n'ubu nta nubwo telefone ye iriho. None nabuze ikintu cyo gukora bajije barandangira ngo hari umuganga yitwa Matufu ngo wabingarurize wayangarurize. Ubwo umuntu abajije no ngo nawe wowe wabajije nawe nuko ashobora kuba yarageze ahangaha. Uwo mwana se uzi amazina ye? Amazina ye urayazi? Noneho rero ikintu ugiye gukora kugira ngo amafaranga we agaruke uratanga amafaranga y'umufuragiro 100,000. Urayafite? Muga amafaranga mfite rwose ntabwo nzi n'umubare wayo. Wazanye ugenda amafaranga utazi umubare? Kubera kuntu numva nimereye nabi nateruye nabonaga yarahari. Kuki yasize? Yarari mu mahanda atari ku buriri. Ayo nangaye. Ndabona ari 100,000. Aruzuye? 100,000. Yazinge neza yashyire muri iri hembe. Shiraho 3. Uti ndashaka ko wantwari ibintu agaragara kandi ibintu byanjye bikagaruka. Ndashaka ko ntwari ibintu byanjye agaragara kandi akagaruka amafaranga yanjye. Yose uko ari miliyoni 5. Yose uko ari miliyoni 5. Hanyuma ababyeyi bakazamfasha kumuha igihano. Ababyeyi bakazamfasha kumuha igihano. Ngaho yazingo yashyire mu hano muri iri hembe. Abakunzi bacu sinzi ko ibi birakore. Oya birakunda shyiramo none se ntiwaje wakubwiye wakurangiye se ntiyakunanya nyizeye. Gutyo mango umuganga ni imitongero yabo ariko nako nese neza ko ibintu biri gukora biranga sinzi ibintu biranga biteye ubwoba ihembe no gahembe 3. Uti umuntu uvuga izina ry'uwo muntu. Ndashaka kuroda ngarura amafaranga. Claude ugara amafaranga we witwa nde? Tugiye kana ndashaka ko kana kanzanira amafaranga yanjye. Ngiye nitwa Neti ndashaka ko kuroda ngarura amafaranga yanjye. kurikira dore by'imihango noneho biri gukora koko ihembe ryo gukana mbona kameze nk'agahembe k'ihene ntoya. Kampamagare abafasha baze noneho bagufasha kuzana amafaranga. Karibu rwasemete mijyanye n'akazi utayobora Nyamuntu umuceke nyiramuntu mwese muze mubyeyi mudufashe dore matyo yanyu nayazanye babyeyi muze babyeyi. Ndabumva babyeyi turabumva babyeyi turabumva murifuza iki bana banjye? muvuze ngo iki babyeyi? Murifuza iki? Turifuza ko umugarura amafaranga y'umubyeyi. Ndabona uwo mwana ufite agahinda kenshi ndamubona. Uwo mwana ufite agahinda kenshi turagira umufashe azana amafaranga bagarura amafaranga batwaye kandi nkuko musanzwe mubikora ababyeyi mu bidufashemo kugira ngo amafaranga yagaruke. Niko shaka ko bite byashaka ko bakwita ndashaka ko miliyoni 5. nakubaza amazina yawe. Aneti sha. Bakwita amafaranga ngahe mwana wanjye? miliyoni 5. Humura sha turaje tuzikugarure none aho urandwa neza. Humura ihanagura amarira. Databuja. Karame babyeyi. Uwo mwana reka tumufashe urandwa neza. Nagumva babyeyi. Ngaho rero shaka amazi uyashyire mu isafuriya urandwa neza. Amazi ndafite babyeyi. Yashyire mu isafuriya maze upfundikire umwana wanjye. Amazi mu isafuriya ababyeyi ndafite. Ngaya ababyeyi nateguye. Shiramo na hano 3. Amazi nuyareba urabona ko ari amazi. Fata umufuniko uterekeho. Ufate uwuterekeho kuri amazi.
uti wantwari ibintu agaragare ko amafaranga yanjye agaragare nyabona uko bayatwaye. wantwariye amafaranga yanjye agaragare kandi nyabona uko bayatwaye. 3 mwese muze mufate uyu mubyeyi wanyu mufashe witwa Annette Babyeyi. Karibu. Uriya muramuzi? Niwe. Niwe ni Claude. Wamubonye? Yego. So wakwije amafaranga yawe? Niwe wayibye. Nuri niwe Karagambwibase. Bamubonye mubyeyi? Muri Karagambwibase sinzi uko nagiye kugira cameraman nagiye kugira cyekeze. Niwe yatwaye. Uriwe mubanaga mu rugo? Uramureba neza? Niwe. Mani shooting ngo tubiri neza. Birashoboka ko ngaho rero niba ubona ko ari we koko nanjye kubyemera. Urebe noneho. Oya niwe nabibonye niwe. Tumukorera ikintu. Ndashaka amafaranga yanjye ntago umugabo namukira we ntago namukira. Ntago wamukira. N'uyu nguyu. Nafashe nanjoro arayikanze arayibani. Turebe bacu. Katuri bana herereye makubwire amafaranga yawe rero. Ndabona amafaranga akiyafite ariko amaze kurya amafaranga makeya. Amaze kurya amafaranga 50. Hari 30 yakoresheje, hari nandi 20 ndebe barimo yishyurira abantu, arimo kunywera inzoga. Urabona ko yanezerewe nta kibazo aracyafite yose. Konza twona tubone ko bira sinzi ko bibona we nese ndabona urayabona humura niba subungu se watwaye. Niwe rwose niwe kurangira rero ahantu ugiye kumushaka ugasanga amafaranga akiyafite tugiye kumuzirikira hariya. Hanyuma noneho wowe urahaguruka hano ugende ugeyo, nuhagera urasanga ahantu aryamye hasi yigaragura. Amafaranga arabaye ku 50. Ikiri bukore nta kindi gise no wifuza ko ari kindi twamukorera. Sa amafaranga washakaga? Nta mafaranga nshaka nta kindi we. Niba afite yampe. Oya ni 50 amaze kuri basigaranye miliyoni 4,950. Uvuga ngo nta kindi turi bukore urasanga yarasigaranye kandi wowe icyo uri bukura mwaka amafaranga yawe. Hanyuma ibindi ni uhagera umaze kuyabona urampamagara mu mbwire, hanyuma ibyo byo gusara mbimukureho. Yego. Uranyumva? Sinzi rero niba nta kintu wifuza kugira ngo. Umva nta kindi nta mafaranga ntago umugabo namukira. Umugabo ntago namukira. Ugiye kumusanga bita ku kitabi. Nta kibazo ni hehe? Ku kitabi? Kitabi sugo ntabwo hazi. Urabaza nuta ku kitabi natwe turimo turabona nyine imbaza twira ko ahantu bita ku kitabi kandi arahantu mu kabari. Reka njyeyo. Ubwo rero icyo ugiye gukora nta kindi, wowe ugiye kujyayo ugende harabavuyemo amafaranga 50,000 gusa. Mugani ku kitabi yagana hehe? Ngiye hari kitabi nzi iri hano ruguru yo ku kazi ka Bunyamirambo hejuru ugana ku Marugana Norvege. Yaba ari kitabi yawe cyangwa hari indi kitabi iri mu gihugu cy'u Rwanda tutabatuzi? Kitabi tugira ni kitabi ebyiri, hari kitabi ya Gikongo na kitabi hano Nyamirambo. Ari hano haruguru neza dore nta nubwo ari nko muri ari muri metero bikiya cyane kitabi ya hano muri Nyamirambo. Uvuye hano ku kazi turi nubundi turi hano twageze ku Gicumbi wawe ni kuri cyangwa se iwabo uyu muganga ni hano ruguru gato ya Green Corner ku bahazi ni etage ihari ikoreramo amasaro hasi hejuru tubona icyapa cyaho niho turi ku kitabi. Munyemerere tujyane n'uyu mubyeyi tujye kureba koko nimba ibyo batubwiye ari byo. Ntago twabonye aho handa arahariho, twabonye ifoto ye mu mazi wari we wibwira avuga ati uyu muntu niba ariko munyemere tugende turiho ko niba iyo kitabi ariho atubwiye kari kuko nimba ariho ari neza. Ubundi
50% nizeraga ndahita ngeza nko kuri 90%. Sinzi niba kameramani wanyemera tukazamuka n'uyu mudamu wenda tukareba ko atarayamara cyane. Sinagushobora gusanga yashizemo ga ko amaje gushoboka. Oya ni 50 amaze kuryo ubungu icyo dukoze ubu nta kindi dukoze ntashobora gukura hani mafaranga muragenda musange asigaranye miliyoni nyine 950. Nta munye dufite munye ko ushobora gusanga yagiye ubungubu munota. Ah wari bujye ubungubu kano kanya ibyo nkoze n'ibyo bikoze ubu kano kanya yatangiye gusara. Kitabi he mu centre he? Mu centre neza. Mu centre Kitabi. Kameramani tuzamuke. Yes nko twebabwiye twagendanye namwe kuvana kare hose ubungubu tugeze muri centre noneho ya centre bambwiye ngo ya Kitabi muri Nyamirambo aho wa musore wibiye amafaranga ari byaka kanya noneho arimo aragaragurika ari kumwe na wa mudamu twazamukaye cyane mudamu babaye cyane miliyoni zigira muri 5 z'amanyarwanda guys abantu biteye ubwoba abaturage bahuriye cyane igikuku yanze kukirekura yakigundiriye abaturage bati narekura amafaranga ataraye man ibi bintu ni ibintu babitoroshye cyane no muti wa muganga n'ubundi uko byagenze kose ya niwe koko uko nabonye ku ifoto ni wa mutipe rwose niwe byanyabye rwose so mama twagendanye agahe undi ni wa musore nguyu uko mbibona ku maso ni Claude wakwibye Claude umeze gute ko yagundira amafaranga yawe what's wrong niwe butwa Claude njyewe Claude wabaye iki byakugendekeye gute munaranyishe twaje dufite amakuru yuko wibye amafaranga ahangaha y'uyu mudamu ndafite amafaranga ndafite yego angana te noneho na amafaranga angana te ntago nyazi wani menshi ntago nyazi wajye kuva ryari uyisomugabo tuguriraga inzoga yes yaranda kuva ryari uyu mugabo yarimo atugurira inzoga uyu mugabo yaje atugurira inzoga amakesi menshi cyane turanywa uyu mugabo haciyemo nk'isaha 3 atugura inzoga afite amafaranga menshi muri iki gikapu yari afite amafaranga menshi cyane ariko arimo atugura inzoga ahangaha twe yari menshi cyane ayafite muri iki gikapu ariko twari turi kumwe n'izi nzoga ni wari urimo zitukurira ndumva ari ubuvangitanye bwa byose ni ukuvuga ngo rero ubu bamuroze yari afite amafaranga menshi cyane hano yari afite muganga yabikoze n'ubundi nibyo twavuye ku muganga mbere tuza no muganga yabikoze uyu twari kumwe rwose atukura muri kuribwa mu nda ni mu nda yanjye ubona waje urasengera nabaguriye ariko kubera iki bagungira hano tunaranyije kucyo wungira hano ni kofia itaye iyi ni kofia yawe byabanga basimbiza so ubwo umwanzuro urabuhe zaka kanya cyane mabushaye cyane reba arimwo yewe aho nta yarimo ngura imbere turebe n'amafaranga afite menshi cyane y'amafaranga twavuga ntawe uyatwara miliyoni z'amanyarwanda imana ihabwa icyubahiro byabaye koko zasohoye miliyoni 5 walayi gufungira igikapu neza ibyabaye birarangiye ubu igikurikiraho ubwo ni ukumenya ngo uyu nguyu aravanga gute tubwira ikintu gikurikiyeho amafaranga urayabonye ayafite yamuhaye hari andi mwabonye afite ntabwo arenze hano ntabwo arenze hano mwamusakamo ku manyoko muyahomo tuyamusakemo ni ukuvuga ngo atuguriye byeri nk'iz'ibihumbi 10 arabwira ko amafaranga avuye he mwari mwabonye ko afite igikapu afite igikapu atwereka ko afite amafaranga urumva atwereka ko afite amafaranga atugura amayoga sibyo ariko amafaranga yayabonye yatwetse ko anafite amafaranga menshi amafaranga ngayo nawe wayabonye ntabwo tuyatwara kuko yadusengereye ariko wabona bamurogesheje muri makeya ahubwo nimba babonye amafaranga yabo ntibagira impuhwe sibyo
urumva umwanya wo kumubabarira tuhamagare sibyo abana ibintu hano ntago byoroshye umuntu ko asanga gukorera ngaha ndetse ngo yanajanga arasengera atanga amafaranga agurira abantu amayoga biratinda urumva nyine yizihiwe bari umudamu hariya batira mutamu ayamuhonda kuye batira mudamu hariya ari kumwonagura ati wowe fatira uramutamu urumva ni ibintu byishimiwe ariko urebye byanateje na skandara ahangaha sinzi niba mawusha duhamagare muganga amurokore cyatumure umuriro ushaka kumurika gutya ntabwo bizi niba yuzuye yakora ko amaje gukoresha 50 dufashe iminota mike kugira ngo tugere ahangaha bwa mbere kuko dukoresha 50 dufashe kugera ahangaha kora mu cyari kapere kwigaragura vuba reba mu gikapu yo kwigaragurana afite uha mu n'umugore amafaranga ye igikapu yakibonye ngiki ikintu mu kintu cyateruye ukibonye shari ntabwo byoroshye igikapu cyabonetse ariko reka ngerageze kuvugisha umuganga ariko biragoye cyane ese ubundi watewe n'iki no kwiga wamugari kuri umusore mutoya nk'uko umuganga bivuga uri umusore mutoya ufite amaboko watewe n'iki no gukorera ibitari byawe nako kurya menshi amafaranga menshi yamindurira ubuzima uzongera kwiba uzongera kwiba Imana mbabare ntabwo nazongera ubu ntabwo uzongera kwiba ntabwo nazongera mbabariye ntabwo nazongera wasabye nko muganga uko nagirira impuhwe amafaranga yayabonye ariko nk'umuntu yarogesheje yamubabarira mu gihe abonye amafaranga yiwe yamubabarira rwose yamubabarira reka ngerageze kugisha muganga iminota mikeya ngo ntago yuzuye niko ndikumva nari yatuguriyemo amayoga yatugura inzoga nyinshi cyane garagura umuswa wa nyina kabono ka nyina igaragure nimba riva mu ivano gashino ka nyina yamuroza igicuri imva uyu mugore yarahize kugira ngo zigere manyoko alo twageze ku kitaba mwari mwaturangiye wa mudamu yabonye igikapu kiri amafaranga ariko nawe guhora byanze aracyarira ngo ntago amafaranga yuzuye umusore ari kugaragurika mudamu aratubwiye ngo tukuvugishe twumve icyo byatanga dukora iki by'aka kanya twamuga ko abura mu 50 amafaranga abonye agende hanyuma rero ibindi nta kibazo uwo ndabyikemurira arakira reka muganga aravuze ngo amafaranga ngo abure yego ngo arabure mu 50 ngo wegenda ngo ibindi araza kuza kubyikemurira muganga nta kibazo none dukora cyangwa aha tumusigara tugende biragenda gute musiga mutamwe umudamu nabanza hafi yego yego muga arabantu benshi ntabwo vuga cyane ntabwo uri gukumva uyu mudamu abanza have noneho umudamu wese tuvugane mubwire icyo akora kugira ngo uvugana na muganga wumva vuga bagukoreye umuti kururamo ndakumva mubwire hano ndimo ndakumva wakoze wowe fata amafaranga ubonye aburaga mu 50 wigendere ikibazo cy'umwana ndabikemura yego muti wakoze kayama karigaraguraga Imana ishimwe rwiziringa aragiye ubwo akurikiye kimuga umwana mumureke cyane nabyikemurira mumureke tumureke ibyo uraza kubyikemurira mwebwe nta kibazo uwo mubyeyi nahaze agende yego hanyuma uwo mwana ndimo ndakora ku bintu bye ndimo ndabikoraho yego mu kanya nawe arahaguruka agende nawe arahaguruka agende mu kanya ngo urimo bikoraho karibu rwacometse n'iryamye rutagizo y'umwanya mukinyaho muri kuri uriya mwana yabagiye yabitanze ni mumurekure namurekure ngaho nawe namurekure bamurekuye ubwo bigenda gute mubwire cyangwa arijyana uwo mwana nyine mubwire ko muganga murekuye yego
mugiye na muganga yakurekuye mubwe gusa ujya gusa yego mugiye na muganga yakurekuye kandi ahaguruka se mubwira haguruke mukubita icyo ebyiri arahita haguruka mukubita icyo ebyiri ntabwo nakora ku muntu w'abandi mukubise agafashe ntabwo namukubita icyo ebyiri nta kibazo abi wowe mubwira haguruka agende mukubita iki zikomeye se cyangwa turaho ku maguru no gukubita gusa ebyiri byakoze namukubise yego sawa muga sawa rero murakoze yego so ngo aragurutse by'aka kanya ubwo sinzi iby'iyi kijura aho kirenga guys ni ibintu bitoroshye